kumenya iby'Imana igutekerezaho byose, ariko kimwe cyo iyo wamenyanye nayo umenya ko igukunda. Haleluya. Watambuka ukamenya ko igukunda, ugendera mu rukundo rwayo. Waryama ukaryama wiseguye utekanye, ukamenya ko igukunda. Haleluya. Ntabwo barozi bagutera ubwoba, oya, kuko uravuga uti Imana urahari kandi yombeshaho. Yesu nashimwe cyane. Iyo wemeye Kristo nukumenya ko kamere ya Adamu wa kera yari muri wowe, Kristo yayikandagiye akayisiribanga n'umwuka wakamuguha akaba muri wowe. Kamere yajya kubyuka umwuka akavuga ati ceceka kamere, hanyuma ukabaho umuntu w'Imana. Ibyo bikagutera guhora ushima. Birashoboka ko naha ngaha abantu bafite inkota z'uburyo butandukanye, amagambo, inzangano, amatiku, ubugome, ibyaha by'uburyo bwose. Umuntu akaza akabibana muri korari akabirenzaho ikanzu akarimba, ariko yasohoka akabundi. Abayobozi nkatwe tukaza tukarenzaho amakanzu y'imyeru, ariko twasohoka tukaba abandi. Abakirisitu bakuru, abajyanama bakaba barahari abajyanama beza, ariko imbere mu mutima ari abandi bantu. Bazatina guhinguka imbere, ntabwo uzava ngo nararirimbaga, ntabwo uzava ngo nari umujyanama. Icyo gihe kizaba gikora nuko muziranye mwamenyanye. Rashi tugiye gusenga Imana. Reke dusenge Imana. Imana turagushimye ko twebwe turi abagaragu bawe, abaja bawe wahamagaye kugira ngo tugukurikire, tugukorere, tukunezeze muri byose. None iki gitondo cyiza cy'umugisha kitazongera kubaho ukundi, hazabaho indi minsi, ariko iyo ku itariki ntuzagaruka. Hazabaho ibindi bitondo, ariko iki kirihariye. Izina ryawe rishimwe. Turagushimye rero kandi tugutiriye bugufi. Bane natwe muri uyu mwanya ijambo ryawe tugiye gusangira, ukingure amatwi ay'imibiri ndetse n'ay'imitima, kugira ngo twumve icyo uvugana natwe muri iki gitondo. Urakoze, turahagarika andi majwi yose mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma turasaba ngo uze wivugane natwe kandi wiharire imitima yacu, kandi twumve, turangiza twumvire, kugira ngo tuzabashe kurya ibyiza byo mu gihugu. Icyubahiro ni icyawe, nanjye umugaragu wawe ndakwemereye kugira ngo nkubere igikoresho bwa Kristo umwami wacu. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Bana cyabwa icyubahiro. Kamana soma ya magambo yo mu isezerano rya kera, nayo afitanye isano n'ibice twasomye. Ndasoma mu Gutegeka kwa kabiri cya 6. Gutegeka kwa kabiri cya 6. Hanyuma ntabwo nshaka gusoma imirongo myinshi, ndashaka gusoma mpereye ku murongo wa 4, hanyuma ndageza ku murongo w'9. Aragira hati, umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka niwe Mana yacu. Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore umutima wawe. Gira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Yahambire ukuboko kwawe, akubere ikimenyetso.
yashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, yandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Muhutu Nathan. Ababyeyi banyise Muhutu, ngiye kubatizwa nihitiramo kwitwa Nathan. Hanyuma rero upastori kandi umubyeyi, umugabo, ndubatse, mfite abana, mfite n'umwuzukuru umwe. Nshimira Imana yangiriye neza, maze imyaka 30 igiye kuba n'umwe, abana n'umugore wanjye umwe, kandi aranyuze, ntago njya nifuza kumusimbuza undi. Mbishimira Imana. Maze imyaka myinshi muri itorero, nta n'itorero nigeze mbamo mu buzima bwanjye. Nabanje kujya njya muri Kiliziya Gatolika ntarabatizwa, ariko nza kubatizwa kera cyane ndi mukuru, za 84 igira ndibatirizwa, nkomezwa muri za 86, ariko nkomeza kuba mu itorero ntazi Imana. Narabatijwe, bampa izina, nishingira, ajya ku igaburo ryera, ariko ntaramenya Imana. Iyo myaka yose y'imfabusa, muri ibyaha, kandi umukirisitu uba mu itorero. Ariko mu mwaka wa 99 Imana aza kungenderera, aragize. Ngira umwana wanjye w'umuhungu wavutse icyo gihe, nakiraga umwami Yesu. Mbona baye umukirisitu mu byumve neza, azwe ndi umukirisitu, ariko njye n'umwami Yesu tuzajya dute aziranye. Umwana rero wavutse icyo gihe, muri icyo cyumweru namenyanye n'umwami. Ubu ni umugabo warimo ararangiza kaminuza. Iyo murebye rero, wagenda aba umusore w'imbaraga, umusore ufite ibigango unduta, mbona agakiza. Nti harimo karakura nk'uko uriya musore agira ate kura. Iyo myaka rero nyimaze ngendana n'umwami wanjye. Ntago turagera hahandi bamwe bajya bavuga ngo Satani atarasa, ariko niyo dutewe turi mu rugendo, yatwibuka gusaba umwami imbabazi, tukamubwira ngo tubabarire. Ngo niwe jewe rero imyaka maze mu murimo, ndi umupastori nyaho batari ngombwa cyane. Uyu munsi Imana cyane, kuko yari mu migambi yayo kera, mwe mutabizi nanjye ntabizi. Igihe kizagera aza hano, kandi nkaza ntaje kubasura ngo nsubireyo. Ubu ngubu ngiye gusubirayo muri iki cyumweru, nzataha mu mpera zacyo, ariko ningaruka nzaba nje. Bamaje kunyereka aho ngiye kuba ncumbitse, arabona ari ncumbitse guest house yanyu maze iminsi, ariko ejo baranzanye barambwira ati rero tugiye gutunganya hano, uve muri guest house ya n'inzu y'ubucuruzi, hanyuma uje tuwe tugucumbikiye hano, hanyuma igihe nikigera tuzongera tukwimure ujyana aho twaguteguriye kuzagutuza, uzamarana natwe. Ndabishimira Imana. Ndashimira rero Episkopi wa Diocese, ariko cyane cyane nkongera namwe nkabashimira abakristo bo muri bamwe muri mwe nimwe mugize sinode ya Diocese.
mwumvise izina ryanjye gusa benshi mwe mutananzi yanga rusije abapastori nabo simpamya ko ari bose twari tuziranye ari abo twagiye duhura imirimo nkora kuko imirimo nkora mu biro by'itorero Anglikani ry'u Rwanda impuza na buri mupastori hafi ya bose abo rero ndahamya ko hari abo twari tuziranye ariko nkuko mubizi sinode bigizwe n'abapastori n'abarayike impamya ko hari abarayike benshi bari banzi genda kuba hari nko beretse ifoto yanjye ariko simpamya ko benshi bari banzi birashoboka ko bari banzi batarambona igihugu cyacu ni gitoya uhamagara iburasirazuba aho nabaye bakakubwira bati uwo mugabo turamuzi uhamagara mu biro aho nkorera wabaza uti umuntu witwa gutya muramuzi turamuzi muzi mute bakakubwira birashoboka ko ari ibyo abantu bari bazi ariko ndabashimira mwese sinode ya Cyangugu n'umwepiskopi wanyu ndabashimira mu ntiza amashyi yabakomere rwose mwarakoze kungirira ikizere kandi mpamya neza yuko atari mwebwe mwakingiriye gusa n'Imana yarakingiriye umunsi mpamagara rero ibisigaye no gukomeza kudusengera ye kumara no mwepiskopi wanyu atwereka inaho ko mugenda atwereka ntibavuga bavuga atwereka ngo dore uyu ni kanaka dore ibibiro bamiki maze gutembera maze kugira ama paruwasi amwe nsura nibaza yuko ari ishuri rikomeye naryo ngiye kubanza kwiga rero ngize umugisha utakomeze nk'iyabandi ko jewe ngiye kubanza kwarikwa ijambo murarizi naha ngiye kwarikwa ngiye kwarama ikinyarwanda tuvugiriye iwacu Iburasirazuba ni naho kitahaba muraza kumbabarira ariko mu magambo makeya icyo bishatse kuvuga ni kwa kundi umugeni ashakwa bakamushyira mu mbere mu nzu kwa nyirabukwe akabanza akamutinyisha akamwarika icyo bita kwarama akabanza agatozwa imirimo yavuye iwabo atazi cyangwa se niyo yarazi akayimetiriza ari muri iyo nzu then akazabona gusohoka akajyaho rubanda rumubona ubwo rero ngiye kumara igihe naramye ibyo ndabishimira Imana navuganye n'umuryango wanjye mu gitondo bameze neza barabizi ko ndi hano barantekereye batigenda baransengera buri munsi uyu munsi barabizi ko mvuga ubutumwa hano nimwakiri ntacyo zabo ntago nirirwa mbabwira umubare muzababona mfite benshi Imana yampaye abana benshi Imana yampaye kororoka yatugiriye neza iratugwiza iyo mvuze umubare w'abana batangira kuvuga muzababona ntago mfite benshi cyane muzababona bazaza hano Imana irishimye nagira ngo bibiri Imana cyane yangijije amagakiza ankura mu byaha ankura mu bitarayinezezaga kampamagara kandi ntigarukiraho kangabira umurimo wayo kujya munyikorera yayishimiye mu yimpera amashyi menshi cyane umwepiskopi murabizi ko atari hano ari mu rugendo yoherejwemo n'igihugu kandi n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ariko ameze neza uravugana neza kandi arabizi ko ndi hano arabizi ko aya masaha mpagaze yobero n'ikimana sabdini rero mwarakoze kusaba umwepiskopi ko nahagarara hano kandi yiteguye kugira ngo mvuge icyo umwami yashyize ku mutima twasomye amagambo y'Imana ntago ngira ngo dutinde ari aya magambo dusomye mu isezerano rya kera ari n'amagambo twasomye mu bice bibiri by'isezerano rishya ari cy'ubutumwa bwiza ari no mu nzandiko ni amagambo meza cyane kandi n'amagambo afite icyo ahuriyeho ni amagambo afite icyo ahuriyeho umuntu wa mbere tubona mu isezerano rishya ni Mose abwira urubyiruko rw'Abisirayeli amagambo atumva kugira ngo urubyiruko cyane cyane nibo bari abantu yari yitayeho uko bendaga kwambuka uruzi Yorodani ngo bajye mu gihugu cy'amasezerano
ariko abana benshi kubera ko bari baravukiye mu butayu ntago bari bazi ko Imana yavuganye na basekuruza bakiri hakurya mu gihugu cya Egiputa. Imana yongera kumubwira ngo ongera utegeke. Impamvu cya gitabo bakita gutegeka kwa kangahe? Kwa kabiri. Ongera ubwira aba bana, ongera ubwira aba bajene bumve icyo nakoreye bari abana. Ariko yongera no kwibutsa abakuru bose bari kumwe n'abana babo, arababwira ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Ujye umukorera umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Yongera kwihaniza abakuru, arababwira ati aya mategeko ngo utegeke uyu munsi tuyitaho, yazirikane abe ku nkingi z'umutima wawe. Iyo tuvuga inkingi z'umutima, abakiri bato babatese umutima nawe ugira inkingi. Yego, icyo mu Kinyarwanda cy'ubu ni ukuvuga ngo uyabike ku mutima ahore hafi, yagendane, yavugiye uko ugenda mu muhanda, yavuge uko wicaranye n'abana bawe, yavuge uyahambire ku maboko yawe kugira ngo utayibagirwa, yemwe uyashyire no ku byugarira byawe hariya urugi kuri serire, nujya kukata serire munsi iyo tuvuze inkomanizo z'umuryango abakiri bato ntibabyumva. Noneho icyo cyari gishatse kuvuga iki? Utayibagirwa n'umunsi warimo. Yesu ashimwe cyane. Nicyo Mose yabwiraga bariya. Ntabwo nshaka kuza gutinda cyane muri icyo gitabo cy'isezerano rya kera, ndashaka kugaruka mu isezerano rishya aho twasomye mu gice cy'ubutumwa bwiza. Yesu nawe muzi ko yabayeho akabana n'abigishwa be imyaka 3, abatoza, akorana nabo, agendana nabo. Igihe cye cyegera agiye kuva mu isi, ko yarazi cyamuzanye, yarazi igihe agomba kumara, yarazi n'igihe azagenda. Igihe yarari hafi kuva mu isi yegereje, aya magambo yarebye mu gice cya 17 aho twasomye, tangiriye mu gice cya 13 ukageza muri iki gice cya 17, ni amagambo Yesu yaganiye n'abigishwa be umugoroba umwe. Ni ikiganiro cy'umugoroba umwe wa kane, wa wundi twitwa kane wera. Bari bamaze gusangira ibya Pasika, akomeza kubabwira, bamaze gusangira ibya Pasika akomeza kubabwira, ababwira ko yenda kuzagenda, ababwira ko umwuka azaza akabafasha. Yarabihanangirizaga kwa kundi wongera ugasubiramo abana, akavuga ati bana banjye, nibyo mu gice cya 14 Yesu ababwira ko ari we nzira, ko azagenda, ariko akavuga ati nimunkunda, kizemeza ko munkunda nuko muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data. Mu gice cya 15 arababwira ati rero mwebwe ndajya ngo mbamenere ibanga. Data ni nyiri uzabibu, yewe ni umuzabibu ukuri, hanyuma mwe mukabiki amashami. Niba muzi igiti n'amashami bigirana isano, ishami rifashe hehe? Arabwira ati rero y'igiti, ishami bitari ku giti bishobora kwera imbuto. Arabwira ati namwe mugume muri nde? Mugume muri iki? Mu gice cya 16 ndimo ndababwira ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa umugoroba umwe. Mu gice cya 16 Yesu ababwira ingorane bazagira, ko bazarenga, ariko abasezeranya ko umwuka azaza, kandi ababwira n'akamaro k'umwuka naza. Hanyuma mu gice cya 12 baraho nshaka ko tuhagarara akanya gato, arabasengera isengesho, arabasengera mu kanya kanoni yakoze sengera. Dushubije amaso tureba amezi 6 abanza, kandi tureba hakurya y'amezi 6 tureba andi 6 tugiye gutangira. Arabasengera. Hari impamvu nyinshi zatumye abasengera. Ya mbere yarabarebaga akavuga ati aba bagabo ngiye gusigira umurimo ntago bakuze, nta nubwo baramenya neza
undi we n'icyanzanye. Ikindi cyatumaga basengera ntari butindeho bari ukugira ngo bazabashe kwihanganira mu isi. Muze gusoma igice cya 7 cyose cya 17 murebe. Abati mu isi muzahura n'intambara no hijya mu cya 13 yari yababwiye. Abasengera avuga ati data aba bantu ndabizi bari mu isi ntago njya ngo bakure mu isi ariko uzayibafashirizemo. Eri bakunda. Yugeze hepfo arabasabira ati data rero birenze kuri ibyo uzabahe kubumwe. Kuko niba tabumwe ntibazabishobora. Bazabumwe nkuko je nawe turi umwe. Haleluya. Yari afite impamvu zagiye ashingiraho. Hariho impamvu. Nari nababwiye ngo aho ushaka kuza gutinda nuko yabonaga bataramumenya. Umurongo wa 3 arabasengera aravuga ati data uri bwo bugingo buhoraho. Kwaba abantu bakumenya. Aho no ushaka guca umurongo. Ubu ni bwo bugingo buhoraho kwaba abantu bagira bati bakumenya. Bakamenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine. Hanyuma bakamenya no watumye ari we Yesu Kristo. Hari impamvu yabasengeye atyo yabonaga bataramumenya. Yabonaga bataramenya Imana neza. Bari bameze nkanje cya gihe namaze mbatije nkomeje ntazi Imana. Nkora ibyangwa n'amaso yayo kandi nkumva ntacyo bintwaye. Birashoboka no muri iteraniro kumwicaye no muri bari bambaye uniform barobanuye imirimo y'uburirimbi. Birashoboka ko hari abaririmba ariko baririmbira Imana bataramenya neza. Birashoboka ko hari n'abayobozi babaho bakayobora ariko batazi Imana neza. Hari ingero nyinshi muri Bibiliya abantu bakoreye Imana bataramenyana nayo neza. Mujya mwumva umuhanuzi Yesaya byamugendekeye. We yabonye Imana ari mu rusengero avuga ati we ati mbonye ishyano. Amaso yanjye abonye Imana yera kandi jewe ndi iki umunyaminwa yanduye. Yesu nawe yari yabonye muri aba bantu. Hariho ingero zimwe twatanga nyinshi ariko natanga ingero zimwe. Yurebye mu bwiza bwa Mariko igice cya 10:15 ugakomeza ugasoma ubona baba mu bigishwa be uko yagendaga babwira ati yengeye kugenda bo barushagaho kwibaza ngo ninde uzamusimbura. Ntago batekereza ngo waragiye turasigara he. Ntago batekereza ngo waragiye biragenda bitujye umurimo twarimo. Ahubwo barimo bibaza ngo ninde uzamusimbura. Ese nagenda twebwe turungukira he. Tubona umubyeyi umwe umugore witwa Zebedayo. Ubutumwa bumwe bivuga ko ari waje kubasabira ahandi bigerekana ko bamwisabiye bakamuga ati mwami uzaduhe kwicara iburyo bwawe n'ibumoso undi ibumoso bwawe. Barabavandimwe witwa Yakobo na Yohana. Arabamaze atari kumutekereza ko muzanywera ku gikombe nzanywera aho muzakibasha n'umubatizo nzabatizwa muzabasha kuba batigyo tuzabishobora. Ahubwo atari ko kubyo muvuga nibyo. Gikombe muzakinyweraho n'umubatizo muzagira muti muzawubatizwa ariko ibyo kwicara iburyo cyangwa ibumoso ntabwo ari giye bigaba bitangwa na data. Yesu yusomye yukomeje ugasoma akomeza abigisha ababwira abakwiye kuba bakuru ko bakwiye kwitwara. Icyo yeretse Yesu yuko aba bantu badakuze ahubwo bishakira imyanya y'iki cyubahiro. Batekereje ko ari ubuyobozi busanzwe bamenye intego y'ubu buyobozi cyo yariganisha. Urundi rugero rwa kabiri nabaha uyu muntu witwa Yuda wagendanye nawe imyaka ingahe 3. Ejo bundi twaraha turimo duserebura tunejejwe n'abanyeshuri abapastori ba hano muri diocese barangije kwiga 14 bavuye kwiga bafite bachelor's degree
batuneze mutekereza ko abangabo bo batari bamaze imyaka 3 ku ishuri se bayimaranye se n'umwana abigisha akora ibitangaza babireba ariko Yuda we aravuga ati yewe rero uyu mugabo nta kintu namukuraho de n'ubusanzwe ahora avuga ngo agiye kugenda iyo ngiye gukora ubu ngubu ngiye kumucuruza agiye kumukura amafaranga aragenda agambara n'abanyedini aramugurisha ibyo mushobora kubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana 13 murebye mwabibona iyo nkuru yose mwayibona kuri ya mugabo yagurishije umukiza avuga ati reka mwikuremo agafaranga yese nakungukira he birashoboka ko mwitorero hano tuba dufite abantu bishakira ubukuru yabona uzamutse mu ntera y'abatazamutse akumva arababaye birashoboka ko ahangaha turi mwitorero harimo abantu babishakiramo inyungu bashakamo agafaranga gusa ibyo byonyine ari uyu mugabo witwa Petero wagaragaraga nkaho ari intwari igihe cyose ari intyoza yari afite icyaha gikomeye cyane yari afite ubwiyemezi yari afite ubwibone Yesu yamureba akavuga ati uyu niwe wari mukuru niwe nabonaga ariko nawe afite ibibazo ubwibone bwe kudaca bugufi kwe kutemera kwiga kwe ni ikibazo nimuza kureba izo nkuru nimuzishaka muze kuzireba muri Mariko 14:20 kugeza kuri 30 cyangwa se murebe Luka 22 naho barabivuga uhereye ku 33. Yesu aramubwira ati bungiye kugenda kandi muraza kugira ingorane muraza kumpungaho mwirukanye munsi ye nsigare Petero ateka nkubwira abo bose niyo bagerageza bakiruka niwe turajyana mpaka no mu rugo niwe turajyana niyo baba kujyana he turi kumwe ntago nahemuka Yesu aramwitegereza avuga ati we ntago uzi icyo uvuga atahubwo inkoko itari yabika uramaze kunyaka n'ishuro zingahe Petero yari yizeye imbaraga ze yari azi ko ari umuntu w'umuhanga yari azi ko ari umurwanyi Yesu amurebera avuga ati uyu yizeye imbaraga z'umubiri ntago arameneka yo gusaba Imana ikatumena ese ntituzavaho tukagira ubwibone nk'ubwa Petero ikindi Petero yari afite icyo yizeye Petero yari afite inkota yari akenyereyeho yari ayigendanaga burya imyaka yose yamaranye na Yesu afite inkota avuga ati wagukoraho namwereka uko bigaragara mu gashyamba k'Getsemani gatoya hirya y'iki gice giye mu gice cya 18 hepfo urabibona Yuda amaze kuzana abantu bo gufata Yesu Petero ntiyajuyaje yakuye y'iki we inkota yahera ko aca umugaragu umutambye ugutwi Yesu aramubwira ati no Peter suko naha mwito dufite abantu bafite ibyo bambariyeho bafite ibyo baririmbiraho bafite ibyo bagenderaho umukoma gatoya gakura y'inkota ukamubona umusita arahugiye kumuti pardo akaba ameze nka fanta ya coca byose bibaho mu itorero n'uyu munsi turabifite ntago ari byo kugiye cya Yesu gusa urundi rugero ibibazo bamubajije ibyo hirya mu gice cya 14 ubona bitwa ba Toma n'abitwa ba Filipo bamubaza kandi Filipo nimuza kureba muraza gusanga Filipo ari umuvuga butumwa w'igitangaza niwe wamamaje Yesu bwa mbere ajya gushaka witwa Nataniyeli amuvuga ati ngwino twabonye umukiza ikindi gihe ngo abantu b'abanyamahanga bitwa bagira iki bashatse kureba Yesu baraza bagera kuri Filipo baramuga turashaka kubonana n'umwami murumva ko yari ikegera ari umuntu ukomeye ariko nawe ile gibazo yabazaga bigaragaza ko yari ataramenya neza bo babana nawe uwari we uze kubireba Yohana 14 urebe muhereye ku murongo wa 5 ukomeze musome izi ngero n'izindi nyinshi utarondora ni nyinshi tujye dushaka kureba abigishwa benshi byabaranze byatumye Yesu abona ko hari kiburamo byaba byinshi ariko nashimye gufata izo nkeya kugira ngo mbereke byatumye Yesu abasengera
kandi cyatumye avuga ngo Mana ubu nibwo bugingo buhora kwa abantu bagira bate bakumenya. Arabasengera ati rero Mana aba bantu bakumenye bamenye ko ari we Mana. Ibi bihura na ya magambo mu isezerano rishya rya kera nagize nte nasomye, yongera kwibutsa Abisirayeli Musa ababwira ati umva wa bwoko Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Yesu arongera abasengera ati data aba bantu bakumenye bamenye ko ari we Mana y'ukuri yonyine, nta yindi Mana ibaho, ni we Mana bakumenye. Kandi bakumenya nibyo bizabahesha ubugingo. Nahoze ntekereza mwana ariko ubundi intego y'ubutumwa ikwiye kubiyihe ngo kumenya Imana bihesha ubugingo. Kumenya Imana niyo nzira yonyine igeza ku bugingo bw'Uwiteka Imana, niyo nzira yonyine izatugeza ku bugingo buhoraho. Tamenya Imana nta bugingo twabona, twabukura hese kubutanga ari Imana. Tamenya Imana ntabwo twabona ubugingo. Aravuga ati kugira ngo bazabone ubugingo nuko bakumenya. Ari amagambo tujya dusoma muri Bibiliya abana bato nk'abari baturirimbiye ntibamenye ibyo ari byo. Ngo niki? Twese icyo dukorera hano ni ukuzabona ubugingo. Ariko ubugingo ni iki? Ubugingo ni ubuzima. Ni ubuzima bwa none dufite uyu munsi nubwo tuzagira nyuma yaho. Ikizagera uyu mubiri upfe badushyingure, ariko tuzazuka tuzongera tubaneho n'Umwami, tugira ubugingo budashira, tugira ubuzima bw'iteka. Ariko ibyo kugira ngo tubibone bene data bakundwa tubikorera tukiriho, kandi kubikorera kwacu si ukundi ni ukubaha Imana, ni ukuyimenya. Ukamenya Imana, ukamenya ko Imana iriho, ukamenya ko Imana ari umuremyi wawe, ukamenya ko Imana ari ibeshaho, ukamenya ko Imana ariyo murinzi, ukamenya ko Imana ariyo itanga imbaraga, ukamenya ko Imana igira imbabazi. Wanakora n'icyaha ntiwumve yuko upfuye, aho gukaza imbere yayo waroka ibyo Umwami wanjye mbabarira nahemutse. Haleluya. Ukamenya ko iyo Mana ari ibeshaho, ukamenya ko utabeshejweho n'undi muntu uwo ari we wese, ntabwo uriho kubera kanaka. No, ababyeyi barakubyaye uza mu isi, nayo mpamvu Imana ishaka ko tububaha kugira ngo iminsi yacu igire ite be myinshi mu isi. Usibye umubyeyi wawe wakubyaye nta wundi muntu ukubeshaho, nawe yarakubyaye ariko nta kubeshaho, yarakureze urakura, ubundi ni Imana ikubeshaho. Ntabwo kubaho kwawe ubikesha undi muntu uwo ari we wese. Ya haleluya. Ibyo dukwiye kubimenya, ibyo tubimenye bakumenya uko tubaho, tukabaho uburyo bunezeza Imana. Ibyo tumenye ko kubaho kwacu ari Imana, turayikorera dutunganye, ukayubaha. Ntabwo tugira umwanya wo kujya gusebya abandi no kubasenya kugira ngo dukunde tubabuze umugati tuwakire. Oya, ugomba kumenya niba kanaka afite umugati runaka nawe wawe urahari. Kamenya ko Imana ari ibitanga kandi mu gihe cyayo. Ntabwo ari ibintu turwanira. Iyo twamenye Imana neza ntabwo turwanira iyi myanya nk'abari abigishwa twabonye. Oya, ejo nibajya kuntora barantunguye ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Agiye kumva numva umwepiskopi wanjye arampamagaye ati nagutanze bagiye icyango. Gute se nyakubahwa gute? Ati we tuzi. Barakurambagije nkuko barambagiza umukobwa ndagutanga. Nta ruhare tubigiramo. Haleluya. Nta ruhare tubigiramo. Ntabwo ari amashuri gusa. Oya, n'amashuri ni ngombwa ariko si yatuma uzaha. Oya, ntabwo ari ukuba abantu bakuzi gusa. Oya, hari byinshi. Haleluya. Kumenya Imana, iyo wamenye Imana bikwigisha uko ugenda, iyo wamenye bikwigisha uko ubaho, iyo wamenye Imana bikwigisha uko ukora, iyo wamenye Imana bikwigisha uko uvuga, iyo wamenye Imana bikwigisha uko ubana n'uwo mwashakanye,
iyo wamenye Imana bikwigisha ukurera abana bawe. Haleluya. Jambo ry'Imana yatubwira ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyura akingana ate. Akiri muto bazarinda saza atagize ate atarayivamo. Yewe ntabwo nagize amahirwe no kumenyerezwa n'umuntu wari uzi inzira y'Imana, ariko ababyeyi banje bari imfura barantoza. Ariko tura abantu b'imfura bagenda batya, bavuga batya barantoza. Ntabwo je nagize amahirwe kuba muri Sunday school nka benshi muri mwe amahirwe mwagize, ariko ntozwa n'ababyeyi banje kugeza igihe namenye Imana. Nongeraho ndavuga yo burya Imana uri gitangaza. Haleluya. Uko haraho abantu bagira ibyo birata, murako ati yewe ndi umwana w'umupastor, yewe navuye hana. No, ntabwo ari ibyo. Ikigenzi ni ukumenyana n'Imana, ukayimenya, ukamenya imbaraga zayo, ukamenya ubutware bwayo, ukamenya ko yica igakiza, ukamenya ko yimika abami ikabimura igihe kigeze kimika abandi. Haleluya. Ukamenya ko ikura batindi ku cyavu ikabazamura ikabicazanya n'ibikomangoma, kandi ukamenya yuko igihe cyayo kigeze nta wayikoma mu nkokora. Ibyo biguha kumenya uko ugenda, ibyo biguha kumenya uko ukora, biguha garanti ukumva uratekanye, biguha umutekano ukumva ko Imana ikuzi, kandi ukamenya yuko uriho kubera ko uriho ku bwayo, ukamenya umugambi wayo. Niyo utamenya imigambi yayo yose kuri wowe. Umuririmbyi w'indirimbo y'96 ku gitero cya 4 yararimbye ngo ntabwo namenye imigambi ariko zikimwe. Haleluya. Icyo ni ikihe? Ziyuka nkunda ubudasiba kandi azambera n'ubuhungiro giri mu isi. Reka dukomere iyo Mana yacu amashyi. Gutekerezaho byose, ariko kimwe cyo iyo wamenyanye nayo umenya ko igukunda. Haleluya. Watambuka ukamenya ko igukunda, ugendera mu rukundo rwayo. Waryama ukaryama wiseguye utekanye, ukamenya ko igukunda. Haleluya. Ntabwo barozi bagutera ubwoba, oya, kuko uravuga uti Imana urahari kandi yombeshaho. Yesu nashimwe cyane. Kandi ukayemerera ukayumvira. Ariko murimo muribaza je navukiye Bugande yo kure mu mashyamba, Imana ikagukura Bugande kuri ikagucisha za Nyagatare hari Mutara iburasirazuba je niho nakore ikakuzana Rusizi. Biba yari amahitamo ntabwo nagahisemo kuza Rusizi rwose. Nakavuga ngo Mana oya, yewe nzajya hariya ahari abantu bafite umuco nk'ura kuriyemo. Ariko Imana iti oya. Umpera y'iki y'u Rwanda bambwiye ngo ku wa 2 nzajya ku Nkombo. Muhantu ngomba kugenda menye ngeze kubera imirimo iriyo nzajya ku Nkombo. Ndajyaga numva bavuga arurimi bajya bavuga nabaza nturwo n'urwe batubona urwo ku Nkombo. Ubu nanjye mu minsi mike ndaba narumenye. Nabyo nandi mahirwe. Iyo wamenye umugambi w'Imana, iyo wamenye Imana urayemerera, ntuyitegeka. Urayireka ikagira ite? Kakuyobora. Kakubwira ngo haguruka nkurikira, ukayikurikira. Ikindi tuba dukwiye kumenya ni ukumenya umwana wayo, ukamenyana na Yesu, ukamenya ko yagucunguye akagukiza. Uri umunyabyaha akubabarira, ugahinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Imirimo ya kamere umuntu wa kera agapfa. Yankunda kwibutsa abantu iyo turimo tubatiza abantu, bavuga ngo Mana ngo wemere ko kamere ya Adamu wa kera iri muri aba bantu ngo ipfa muri bo, kugira ngo kamere y'umuntu mushya izurirwe. Tusubiza kwikinya kwa pastor wamena, siko twese tuvuga. Haleluya. Iyo wemeye Kristo nukumenya ko kamere ya Adamu wa kera yari muri wowe
Kristo yayikandagiye akayisiribanga n'umwuka wakamuguha akaba muri wowe kamere yajya kubyuka umwuka akavuga ati ceceka kamere hanyuma ukabaho umuntu w'Imana ibyo bikagutera guhora ushima ukamenya uti nta na rimwe nzigera bancira urubanza kubw'ibyaha byanjye nakoze kera ntarizera ahubwo umwami yarambabariye nabaye cyari mu gishya ukamumenya hanyuma ukamenya n'icyamuzanye n'iki nukuhindura abantu abigishwa niyo nshingano dufite nkuri sumbi zindi nuko mugende Matayo 28 musome muhereye ku murongo wa 19 mugeze ku 20 murebe nuko mugende muhindura abantu bose bo mahanga yose abigishwa banyu hanyuma bazemera bakizera mubazanire ba pastori bababatize ariko nubwo bazababatiza mwebwe mutabatiza mwese gano yo ni yi bigisha kwitondera ibyo nagize ne byo nababwiye byose kwigisha ni inshingano yacu hora twigisha Mwami yavuze ko twigisha ibyo yadutegetse hora twigisha abantu ngo Uwiteka niwe Mana y'ukuri yonyine kandi tukamenya ngo Kristo yaje mu mwisi no gukiza abanyabyaha tukigisha abantu ko bagomba kumwizera ko bagomba kumwemerera ko bagomba kumukurikira ko bagomba kumwumvira ko bagomba kumukorera Haleluya hanyuma rero ikintu kubabwira ibi bene data bakundwa no kugira ngo mwibutse wowe wicaye hano ukwiye kongera gutekereza ko wamenyanye na Yesu ibi byo ndabivuga rwose ntashidikanya nashatse gukoresha ibice byateguwe ariko numva umutima wanjye ntunyemerera ndaba ntahari uyu munsi aba hari umuntu ushaka kumenya Yesu reka nze mbabwire ngo mukwiye kumenya Yesu mukwiye kumenya Imana mukamenya n'umwana wanyu mukurikirana kimwe no kuba muziranye n'iki ese sinababwiye ko nanemeye kumukurikira sinababwiye ko narabatijwe sinababwiye ko narakomejwe ariko nayo ntaramumenya intambara zazaga numvaga nahaguruka nkirwanirira yari imeze nka Petero numvaga naguca amatwi iyo umuntu yanyangaga nanjye numvaga nzamwanga iyo umuntu yamvugaga nanjye numvaga namuvuga nanjye nkamwangiza ariko umwami Yesu tumaze kumenyana anyigisha yuko niyo umuntu angiriye nabi nkwiye kumusenya Haleluya anyigisha yuko mbeshejweho nawe ariwe mwami wanjye ari umbeshaho kubaho kwanjye ari we nkwiye kuba ku birenge bye amuhendahenda kugira ngo akunde amfashe nigeze kubaho urugero rwa Petero yari afite inkota imyaka 3 yari afite inkota ayigendana nabahaye urugero muze gusoma mu gice cya 18 murebe yurebye muri Luka 22 murongo wa 35 kugeza 36 hakwereka yuko hariho na mugenzi we wari ufite inkota ntabwo ari Petero gusa uko igihe Yesu yagiraga ibyo babwira bavuga ati noneho mushobora kugurisha ibyo mufite mukagura inkota baravuze ngo dore ngize ebyiri already zirahari bakurikiyaga Yesu bafite inkota Petero yungu Imana yamukoresheje ibitangaza bikomeye cyane igihe kimwe umwuka w'Uwiteka Imana yigeze kumuzaho arahishurirwa abajije abantu ngo ni abantu banyitande abantu batanga ibisubizo bitandukanye arongera ati ariko mwebwe munyitande Petero ati wewe uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu aravuga ati Simoni mwene Yona ntabwo ari wowe ntabwo ari ubyihishuriye ibyo n'umwuka w'Imana icyo gihe Petero yari afite inkota mwikanzu ye nk'iyi yanjye yarengejeho mwibuke igihe yabatumaga mu midugudu ngo bajye kubwiriza ubutumwa avuga ati ntimujyane uruhago ntimugire icyo mutwara mugende bariyo bazabatunga Petero ibindi yarabiretse ariko inkota agira ati arayijyana nimusoma hari amaza kubara ati genda batumaga nababwiye ngo ntimujyane uruhago hari icyo mwamburanye ariko Petero yari afite iki inkota
birashoboka ko nahangaha abantu bafite inkota z'uburyo butandukanye, amagambo, izangano, amatiku, ubugome, ibyaha by'uburyo bwose. Umuntu akaza akabibana muri korari akabirenzaho ikanzu akaririmba ariko yasohoka akabundi. Abayobozi nkatwe tukaza tukarenzaho aya makanzu y'imyeru ariko twasohoka tukaba abandi. Abakirisitu bakuru abajyanama bakaba barahari abajyanama beza ariko imbere mu mutima ari abandi bantu. Bariza mugenzi wawe mwiteranye ngo wahuye na Yesu. Mumbariza uti wahuye na Yesu? Wahuye na Yesu? Mwarabonanye, mwaramenye, arakuzi, uramuzi. Iyo mwahuye mukamenyana ikiba gisigaye nuko umwumvira ugakora ibyo agutegeka. Bana mw'ijuru dufashe itugirire neza. Nimuragana ku musozo. Ndagira ngo rero igeze kubabwa ngo mumenyereze abana inzira bakwiye kunyuramo, inshingano zacu nk'ababyeyi. Kandi iyo tuvuga ibi ngibi ubu hari abavuga ati ntugakabye, buriya se we yabishobora, we yabishobora. Nuko arimo kutubwira buriya we yabishobora, ariko hari n'abandi bantu babishoboye. Nawe wabishobora rero. Ushobozwa byose na Kristo duha iki? Duha imbaraga. Hari abandi basore mu isezerano rya kera babishoboye. Muze kureba uwitwa Daniyeli. Bari abanyagano bamaze kunyagwa bageze i Babuloni. Mu gice cya mbere ngo ahera akagambirira akora pla hakiri kare, aravuga ati aba bantu ndabazi, ibyo barya, ibyo banywa ni bya bindi twabujijwe mu isezerano rya kera mu mategeko y'Imana. Icyo gihe nta n'ishya ryari ririho. Amategeko y'Imana ntabyemera. Mu gitabo cy'Abalewi hari ibyo abantu bagomba kurya n'ibyo batarya. Warangije agambirira mu mutima we, Daniyeli igice cya mbere ku murongo w'8, wagambirira mu mutima we ko atazagira ate, ko atazigera yiyandurisha ibiryo y'umwami cyangwa by'ibwami. Aravuga ati ntago wamenye ibyo barya, inyama za wenda zirazira. Nuko iyo wamenye Imana urayumvira, umvira amategeko yayo, kandi iyo wumviye amategeko yayo fasha kubaho neza. Nuza kureba hirya gatoya mu gice cya 3 ku murongo wa 16 niho nashatse guhera kugeza kwa 18 hirya, uraza kubona bagenzi be bari kumwe nawe abitwa Shadraka na Meshaki na Abednego. Umwami Nebukadineza yazamuye igishushanyo ashaka ko abantu bacyubararira ngo bakiramye. Aba bahungu baravuga ngo itegeko ry'Imana hari icyo ritubwira ngo iki? Ntukagira Imana ugira ute? Uramya iruhande rwanjye, ntukagira indi Mana iruhande rwanjye. Ntukagira igishushanyo cyose, ntukacyubararire, cyaba icyo hejuru cyaba icyo hasi. Oya, kuko nubikora ndi Imana ifuha. Ngorane uzazibona. Baravuga ati ese nitujya kubarara cya gishushanyo turatwumviye Imana? Baravuga ati oya, ntago dushobora. Umurongo wa 13 na 17 ushaka kuhabona amagambo y'iterabwoba. Umwami yari amaze kubatera ubwoba ati niyihe Mana yabakiza amaboko yanjye. Abasore baravuga ati mwami nta mpamvu yo kujya kwisobanura kuri ibyo, icyo tuzi ni kimwe. Haleluya. Icyo tuzi ni kimwe, iyo Mana dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza twebwe twarayimenye. Tuzi imiterere yayo, tuzi uburakari bwayo, tuzi ko ari Imana ifuha. Ntabwo dushobora gukururira umuvumo abana bacu ngo dukora icyaha. Naho itadukiza ntabwo dushobora kubarara ikijisho. Ereza Imana yacu cyubahiro. Ndaye mwumva abantu kumenya Imana nigeze kubikomoza birakurinda. Iyo wamenye Imana uzi ikunda, uzi ibyo yanga, iyo ugeze mu ngorane zikomeye cyane umenya aho uhagarara. Kandi iyo tubyiga dute mu ijambo ryayo. Daniyeli nawe ikindi gihe mu gice cya 3 mwongere murebe, ntabwo uravuga uti nuko byari rimwe. Oya, na kenshi biraza. Abakarudaya baramutega kuko bamugiriye ishyari, baramugambanira, bamutegera ku Mana ye ko bari bamushatse impamvu barayibura. Kumenya Imana yawe mbagwe ngo ntabwo ari garanti, ntabwo bizatuma udahura n'ingorane. Ingorane zizaza, abantu bazaguhagurukira, abantu bazakuvuga uko utari, abantu bazagusenya, abantu bazakwangiriza,
ariko niba waramenye Imana, haleluya, Imana izakurinda. Baramugambaniye bamutegera ku Mana. Umwami yarasinye itegeko yuko nihagira mu minsi 30 nihagira undi muntu usenga utari we uzabikora azajugunywa mu rwobo rw'intare. Daniel akiva haragenda arisengera nkuko bisanzwe, aravuga ati urwo rwobo intare zaremwe nande? Intare zaremwe nande? Mana niwe nsenga, kandi waremye intare, niwe waremye uriya mwami Dariyo, niwe waremye n'abariya bagambanyi, ubwo niwe niringiye nikize mu biganza byawe. Muze kureba mu gice cya 6 murebe ku murongo wa 20. Wamenye Imana ukagendana nayo, uyu muntu imigenzereze y'umuntu itunganye ngo ituma n'abanzi babagira bati uzura nayo nawe. Umwami iryo joro bamaze kujugunya Daniel mu rwobo rw'intare, ntago yataramiwe, ntago bamucurangiye, ntago yariye, ntago yanyoye, yigeze agoheka mu rubungabunga. Arabyuka ajya ku rwobo rw'intare, arahamagara ngo mbese Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, ya Mana yawe ukorera ku manywa na nijoro yabashije kugukiza. Oh haleluya. Aramusubiza ati Imana yabonye yuko nta kosa nta gicumuro nyifiteho, nawe nta gucumuyeho, yankijije. Yesu nashimwe. Rero mbabwira ngo ibimbabwira ntabwo ari ibintu bigoye, hari n'abandi babishoboye, ariko icyabibashoboje ni iki? No kubika ijambo ry'Imana. Reka turisome tunaryige, zadufasha gusobanukirwa ibimbabwira. Mwanditsi wa Zaburi 119 ku murongo wa 11 yavuze ngo iki? Ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo bitagenda bite, ngo ntagucumuraho. Ingorane dufite muri iyi minsi bene data bakundwa, tugeze mu gihe abantu batakiryoherwa n'ibyanditswe byera. Tugeze mu gihe abaririmbyi baryohewe no kuririmba bagakata umuziki gusa, ariko bamwe ngo dusome ibyanditswe byera bati ndihuta nta mwanya mfite. Tugeze muri icyo gihe noneho hariho n'inyigisho z'ubuyobe, ari inyigisho nzima y'abahenda nta kindi kizatuma umenya Imana n'umwana wayo kiretse no soma ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Nagira ngo rero toze babwira ngo mureke kumenya Imana, kandi kumenya Imana zayibwirwa nande? Umwuka azayitwigisha nibyo, ariko icyambere ni ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera nibwo buhanuzi butavangiye, niho dukura kumenya Imana, tukamenya ibyo ukunda, tukamenya ibyo yanga, tukamenya imirimo yayo, tukamenya gukora kwayo. Iyo ubonye ibyo yakoreye abandi, yanumva baririmba ngo yarinze Daniel nanjye zagira ite zandi, numenya ko ibyo ngibyo ari bidusuzamo imbaraga, bigatuma nawe uvuga uti ibyo yabanye na bene data batubanjirije uko yari iri, kandi ukamenya ko idahinduka, umenya ko nawe izabana nawe. Haleluya. Ndajya musoreza harira, yansoreza ha Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, Imana yo mu ijuru nibarinde, ariko icyo mbifuriza no kumenya Imana. Birashoboka ko nawe uri muri iteraniro nukuri bikuyobeye, utazi icyo gukora, utazi aho uva, utazi aho ujya, utazi ibyo urimo, hari ibyakunaniye kunesha, uyu munsi ubivamo ukongera ukabigarukamo, ukaba warayobewe. Ariko uyu munsi ushobora kwemera ugaha ubuzima bwawe Umwami Yesu. Bamwe uti Mwami Yesu ndakwihaye, nari umuririmbyi ariko ntakuzi, ndashaka kukumenya. Haleluya. Bamwe uti najyaga ngenda nza nkongera nkagenda ariko sinari nkuzi Mwami, ndashaka kukumenya. Iwanjye mu rugo biranyobeye, nta mahoro ariyo, kandi we Mwami utanga amahoro, ndashaka kukumenya ngo uzi iwanjye mu rugo. Haleluya. Ntabwo rero nasoza ngo mve hano nagize aya mahirwe ntabajije icyo kibazo. Hari uwumva rwose bimuyobeye, hari uwumva rushye, hari uwumva ashaka guha Yesu ubuzima bwe, hari uwumva ashaka kujya maze iminsi mwitwara ariko tutaziranye, ndashaka kumumenya neza, nkamurarika akazi wanjye akazana amahoro, ibintu bigatekana. Hari uhari ngo azamure ikiganza cye dushimane Imana? Hari uhari ngo azamure ikiganza? Yego nakubonye. Komera Imana yacu mu mashyi kubwa mwene data, komera Imana yacu mu mashyi kubwa mwene data. Haguruka nshuti yanjye, haguruka, haguruka. Nta soni zirimo. Gukizwa n'ukwarura ubuzima bwawe. Wewe wikeba kujya kureba wowe ibyawe biratunganye,
urumva iwawe ari amahoro? Niba atari amahoro, kuki warinda kujya kuvunika? Kuki warinda kujya kubabara? Kuki warinda kujya kugira umwanya wawe gupfusha ubusa? Mwemerera kuruhura. Haleluya. Arundi wumva ashaka guha Yesu ubuzima bwe, bati mwami ndashaka kuruhuka, maze igihe ntatekanye, ndashaka kuruhuka, ndashaka kukumenya, ngo tugendane. Tambuka uzana nshuti yanjye, tambuka wizira hano, ngwino tugusenge. Tambuka uze hano. wogejwe Imana iguhe umugisha nawe, ngwino muze tubasengera Imana. Nta kimwaro kirimo, nta gisebo kirimo. Igisebo nuko bazagufatira muri bya bindi, nyamara hari haya amahirwe yo kubwira Yesu uti ndakwihaye. Bose niba wumva uremerewe, ngwino mwami yakuruhura, ngwino mwami aguha amahoro, ngwino uvunjishe. Umwami ati mvunjira, we gutaha uko waje. Mwami Yesu iyo mubonanye ntabwo uguma uko wari umeze, birahinduka, byose bihinduka bishya. Haleluya. Ejo ukazaba uririmba ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo namwemereye hakampa amahoro. kwa ubwo mutebuke mwezwi imitima wogejwe Ako karirimbo nakakubaza ngo warogejwe na Yesu, urumva warogejwe, watunga urumva amaraso y'umwami Yesu yaragutunganije. maraso Yumva atari byo harubwo utera intambwe, kuhagira wigire hano imbere, wisabire umwami imbabazi, umubwire uti mbabarira, umubwire uti nanjye ntunganye, ndashaka kukubona. Uno mwami w'amahoro. Bazatinya uhinguka imbere, bazayi ntabwo uzava ngo nararirimbaga, ntabwo uzava ngo nari umujyanama. Icyo gihe kizaba gikora nuko mwuziranye, mwamenyanye. Rashi tugiye gusenga Imana. Wogejwe ngwino kano, ngwino hafi hano, ngwino pastor. Yesu watunga izwena maraso urugo uwagidama naso besina baloya. Reka duhuze umutima dusenge Imana. Nawe wisengere, ubwira umwami ugenderere, ubwira umwami bya bindi bikugoye. Ndabizi ko abantu benshi bigira isoni, Satani yaguhumurije wenda biroroshye ibyo byihangane, ariko ubwira umwami uti na bya bindi birebe, hanyuma ungirire imbabazi. Ngiye gusengera bene data, ngiye gusaba pastori asenge yingingira Imana aba babyeyi cyangwa se aba bakobwa b'Imana, asaba Imana kugira ngo ibagirire imbabazi, bababarire, kandi guhera uyu munsi abasabira umwami Yesu kugira ngo bamubone, abiyerekeye guhera uyu munsi, ubuzima bwabo buhinduke guhera uyu munsi, imivugire yabo ihinduke guhera uyu munsi, imibereho yabo ihinduke. Senga Imana. Witeka Mana ishobora byose, Imana data, Imana urukundo, Imana yagaragaje urukundo rwayo rw'umwana wawe Yesu Kristo, akadupfira ku musaraba, ubwo twari gupfa akaba ari urupfa.
imibabaro twari guhura nayo akaba ari uhura nayo tukabona ubugingo. Ijambo rimbwira neza ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turingingira abana bawe Imana bahagurutse, kuko bahagurutse bamenetse imitima, bahagurutse batsinzwe n'urubanza, bahagurutse basanze batari bafite Kristo muri bo, bahagurutse bashaka kubana nawe, bahagurutse bamubwiye baramwumva, bamwumvishe bumva bashaka kumwakira no kumwizera, kandi babikoze nicyo kibahagurukije. Rero Mwami, twizeye tudashidikanya ko babaye abana bawe. Ndabingingiye rero kugira ngo Mwami bagende nk'abana bawe, bakore nk'abana bawe. Satani batinye mu izina rya Yesu Kristo, Satani bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba ni icyaremwe gishya. Reka babibyaremwe bishya, reka ibya kera byibagirane, reka ibya kera byibagirane, reka ibya kera byibagirane mu izina rya Yesu Kristo. Turabingingiye mwamenya guhora ku ngoma, kugira ngo kuva none uzajya abona wese azajya abonamo abana bawe, mu mivugire abana bawe, mu mikorere bakore nk'abana bawe kandi bashaka kunezeza se. Kandi Mwami, saba bonyine hari n'abandi batahagurutse, numva ko hari n'abandi batahagurutse ariko imitima yabo yatsinzwe n'urubanza, abo nabo bagenderere, kuko ijambo ryawe ni inkota ikebera mu mujyi yombi. Kandi Mwami ndahusha, ndakwinginze kugira ngo buri wese watsinzwe n'urubanza umugenderere, ijambo yumvishe rero nk'imbuto nziza bivuge mu butaka bwiza, igiye kumera neza igakura kandi ikana imbuto nyinshi. Mwamenya guhora ku ngoma, reka bari bacitse intege wongere basubizwemo imbaraga, ariko ikiruta byose abakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mwami, basabiye protection yawe kugira ngo bibere mu burinzi bwawe, kandi Mwami Yesu ubwo bateye intambwe imwe ugendane nabo, nibwo bazashobora gukomeza gutera n'izindi zose zisigaye. Urakoze Mana nziza, kandi ukomeze bumugisha no kwambika imbaraga ukoresheje kugira ngo Mwami aba bantu bawe bahinduke abana bawe, bari abantu bawe none bahindutse abana bawe. Kandi ngo nubwo umunyabyaha umwe yakwihana, mu ijuru havuga impundu. Twizeye rero ko ijuru rivugije impundu, kandi natwe twifatanyije nabo gutanga amashyi no gutanga impundu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze Mana y'icyubahiro, turagushimiye, tugushimiye ijambo rya twumvise, tugushimiye bene data bahindutse, kandi twagiye tubona ingero ku bantu bari abanyantege nkeya nka ba Petero, nka ba Yohana n'abandi bagiye basaba ibidakwiye igihe Yesu yabasengeraga, ariko bamaze kongera kukubona neza bagusobanukiwe, nibo bakoze umurimo isi yose gerwa n'ubutumwa bwiza. Ba Petero abo ngabo batangira abanyabwoba ari abanyantege nkeya, nibo baje kuba intwari. Uyu munsi dufata ikitegerezo ngaho nabo baje bawe bagenderere, natwe twese duha imbaraga gendane nawe ukore tunezerewe, kandi twese tuzayimare tuguhesha icyubahiro mu izina rya Data wa twese n'Umwana kandi Umwuka wera, amen. Urakoze cyane, Imana ibagiriye neza.